umunsi nanywaga igarama rirenga igarama igura 20 umunsi nayaburaga byabaga ari danje nyine ni handi utangira gufata imizigo waguze ugatangira kwigurisha. Nari imizigo myinshi cyane, nari ibintu byo mu nzu byose. Urebye imyitozo y'abasirikare barinda kwa perezida wa repubulika bakora, ukareba igihagararo cy'abasore b'intarumikwa b'ibirokoroko bafite metero 1.80 kugeza kuri metero 2, ukareba uburyo umutekano wabo ubucunzwe 5 kuri 5, ntushobora gutekereza ko hari umusivili ushobora kubameneramo akabaca muri humye akinjira mu gipango kwa perezida agatwara icyo ashaka ubundi akigendera nta wamubonye, bityo icyo kintu cyabura akaza kubabwira yuko ari we wakijyanye. Biragoye ko uyu musore wamwita umunyarwanda, abenshi bamwita murumuna wa 50 Cent bitewe n'udutendo yagiye akora dutandukanye. Imyaka yabayeho adafunze ni mike ugereranyije niyo yafunzwe, kuko uyu yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye, bityo byagiye bituma avugwa kuva mu mwaka 2008 kugeza maginga yangaya. Abenshi ntago bamuzi bitewe nuko YouTube yaje nyuma yuko uyu musore yamaze kuba umusitari, dore yuko ibikorwa bye by'ubujura byamamaye cyane kurusha ibikorwa bye by'umuziki we, kuko indirimbo ze abenshi nibazizi ariko abenshi bazi yuko ari umujura, dore yuko bivugwa yuko yanibye kwa perezida wa repubulika. Nyemerera tuganire kuri uyu musore, nifuje ko tuganira uyu munsi kugira ngo ugende umenya byinshi bitangaje kuri uyu musore. Nahisemo kukuganira utagiye umenya, kandi niba waramumenye reka mukwibutse, niba ugeze kuri channel ari ubwa mbere reba handitse ijambo subscribe ukandeho, wibuke gukanda kuri like ndetse unakoresha kugira ngo iyi video igere kure, bityo abantu benshi biyubutse uyu musore wagiye ukora ibidasanzwe. Rero hip hop ni injyana bise injyana y'umujinya, bityo abayikora bakagenda bakoresha bimwe mu biyobyabwenge bitandukanye, bityo bikagenda bisanira niyo njyana bakora ya hip hop. Rero bamwe mu bantu bashobora kuba baragendeye mu Kigali cyangwa se akaba ari nako bavutse, ariko reka tuganire ku witwa Jean Paul Mugabo. Uyu nguyu uzwi nka Masho Mampa yavutse mu mwaka w'1986, avukira mu muryango w'abana bane, akavuka ari umwana wa kabiri, avukira mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Rero uyu nguyu Masho Mampa akimara kuva mu itsinda rya G Unit yahise atangira umuziki we mu mwaka wa 2008. Uyu mugabo rero ku ndirimbo ye ya mbere yakoze yayise izina riremereye, yayise ibyanjye ndabizi. Indirimbo yakurikiyeho yayise babiri ku rutonde. Numwe mu bahanzi bagize indirimbo zifite amazina aremereye bitewe nuko yagendaga azita amazina akakaye cyane, yatumaga zigenda zigarukwaho cyane. Ikindi n'abahanzi yagendaga akorana nabo featuring, yagendaga akorana n'abahanzi bari bakunzwe muri iyo myaka, bari barigaruriye imitima ya benshi mu minjyana ya hip hop, harimo uwitwa Diplomate, Fireman ndetse na Pfla n'abandi batandukanye bagendaga bumvikana mu ndirimbo ze. Mu mwaka wa 2008 kugeza 2015 barabahanzi bakunzwe cyane mu njyana ya hip hop. Bimwe mu bikorwa yagiye akora byatumye agenda avugwa cyane nibyo ngiye kukubwira. Mu mwaka wa 2014 yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho kwiba amadolari. Gusa nabwo yaje gutinda muri gereza, yaje kuba yarekurwa nyuma yuko icyaha kitamuhamaga kandi yabuze n'ibimenyetso bimushinza, bityo aza kuba yarekurwa. Gusa mu mwaka wa 2018 yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye, harimo icyamamaye cyane nka heroin cyangwa se mugo n'ibindi bitandukanye. Aza kuba yakatirwa imyaka igera kuri 4. Mu mwaka wa 2021 nibwo yaje kuba yarekurwa. Gusa ntabwo yamaze igihe kinini hanze, ahubwo yaje kongera gutabwa muri yombi nyuma yuko yaje gufatwa yibye amafaranga umutaliyani. Rero yibye umutaliyani amafaranga agera ku 150 n'ibyangombwa bye. Gusa bamaze kugenda ari kumwe n'abandi bahungu be bari bafatanyije ibi byo kwiba umutaliyani, baje guhamagara uyu mutaliyani bamubwira yuko bafite ibyangombwa bye kugira ngo babimuhe, asabwa kubaha ibihumbi bigera kuri 200. Rero uyu mutaliyani yaje kuba yabohereza ibihumbi 200, gusa atungurwa nuko bongeye kumwaka andi ibihumbi 50 kugira ngo babe bamuha ibyangombwa bye. Uyu mutaliyani rero yigiriye inama yuko yajya kuri polisi, bityo akaba bwira aba basore bakaba baganira ahantu baza guhurira akayabaha mu ntoki.
gusa uyu mutaliyani yajyanye na polisi. Rero mu gihe cyo kubaha amafaranga bari bavuganye 50,000, polisi nibwo yaje guta muri yombi uyu musore Masho Mampa asubira muri gereza, na n'ubu aracyari muri gereza. Rero ikindi cyabayeho cyagiye kivugisha abantu benshi nuko yigize kwiba imyenda muri shop mu buryo butangaje cyane. Igitangaje, uyu musore avuka mu muryango w'abakire w'abaherwe, ariko kubera imico afite cyangwa se uburyo we yakuze yigize ikirara cyangwa se icyo twakwita nk'umurara mu mvugo z'iyi minsi. Rero we ntabwo yagize abaho nk'umwana w'abakire, ahubwo yagiye akora ibitendo bitandukanye byatumaga agenda avugisha benshi. Rero yagiye muri shop y'imyenda Nyamirambo, arangije agenda yambaye ikabutura, yinjira muri shop yambara imyenda bisanzwe, arigera nk'undi wese, ashyiramo ipantaro nziza, ingofero nziza n'ibindi byo hejuru bitandukanye byiza, bityo arasohoka arigendera. Ageze ku muryango bamwishyuza amafaranga, ababwira yuko atigize aza atambaye, bityo rero abahindura umusazi, birangira iyo myenda ayijyanye. Bityo ni bimwe mu byagiye bivugisha abantu benshi batandukanye, byatumye uyu musore agenda agarukwaho mu itangazamakuru hirya no hino hatandukanye. Rero mu mwaka wa 2010 nibwo byumvikanye inkuru yavuze yuko uyu musore yibye kwa perezida wa repubulika ipusi. Uyu niwe wabyivugiye abyemera yuko yaba yaribye ipusi kwa perezida wa repubulika, yaba yaraciye aho abandi batazi, akagenda agaca mu nzira ya shortcut, bityo akagenda akiba ipusi akayijyana. Nibwo yaje kugenda abyigamba avuga yuko yatwaye ipusi. Nta muntu wigize umenya niba iyi nkuru yarabaye koko ari ukuri cyangwa se ari ukwikina yakoreshaga mu magambo ye kugira ngo yumvikanishe ko arenze cyangwa se adasanzwe. Gusa uyu musore mu by'ukuri ubuzima yabayeho adafunze, iminsi ye yabayeho adafunze wayibara ugereranyije niyo yabayeho afunze, kuko igihe kinini ahora muri gereza bitewe nuko ntabwo ashobora kubaho atiba cyangwa se adafunzwe, bitewe nuko ahorana amakosa menshi atandukanye. Dore yuko avuga ko na bimwe mu bikoresho byo mu nzu yajyaga abigurisha, cyangwa se yatega na moto abamotari nabishyure, bitewe nuko we yabyiyumvagamo akaba umugangster, bityo agakora ibikorwa bitandukanye, ari naho abenshi baheraga bavuga yuko atari umunyarwanda bitewe n'ibikorwa yagendaga akora. Numwe mu baraperi bagiye bagarukaho cyane, bagiye bavugisha benshi, bitewe nuko yagiye akora ibitendo bitandukanye, ibikorwa bitandukanye byatumaga agenda yigarurira itangazamakuru, aho yagendaga yumvikana hirya no hino hatandukanye, aho yabaga muri resitora akaba yarya ntiyishyure, akajya mu kabari akanywa niyishyure. Nyine ibikorwa byose yagendaga akora ntabwo yatangaga inyishyu, bitewe nuko yiyumvagamo kuba ari umugangster, bityo akumva ko agomba kubaho ari freedom. Bityo rero bigenda bituma aba umusitari amenyekana cyane. Urebye ibikorwa yagiye akora birimo ubujura, nibyo bizwi cyane kurusha indirimbo ze. Abenshi ntabwo bazi indirimbo ze, ariko abenshi bazi ko yagiye akora ibikorwa bitandukanye by'ubujura. Uyu nakubwiraga rero yitwa Jean Paul Mugabo, wamenyekanye cyane nka Masho Mampa. Uyu numwe mu baraperi bakoze ibintu bidasanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye bavugisha benshi batandukanye. Rero ndagushimiye wowe tubanye kugeza video irangiye. Nagira ngo nkwibutse uyu muraperi wagiye avugisha benshi mbere yuko YouTube iza. Hari itangazamakuru ryagendaga rikoreshwa kuba ari ku binyamakuru, kubandikaga ibinyamakuru ndetse no ku maradiyo hirya no hino hatandukanye muri showbiz. Uyu muhanzi yagendaga yigarurira imitima ya benshi cyane, kuko yagendaga ari we uvugwa cyane mu itangazamakuru mu bikorwa bitandukanye yagendaga agaragaramo, bigatuma agenda aba umusitari cyane. Gusa nanone ibikorwa by'ubujura bye bikagenda bimenyekana kurusha umuziki we. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubonera ku gihe amakuru n'ibiganiro bitandukanye mba ngenda umutegurira. Ibyiza byose ni kuri niwe Zaki, nge twari kumwe ni Zaki.